Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nkuko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirabimana. Uyu munsi tugiye kuganira ukuntu guhimbaza Imana cyangwa se akamaro ko guhimbaza Imana icyo bidufasha. Guhimbaza Imana birashobora kugira inyungu nyinshi zirimo kuvugurura mu mwuka, kugira amarangamutima no kwizera kurushaho. Muri make irashobora kandi gufasha abantu kumva ko bahujwe n'Imana hamwe n'abandi. Iyo uhimbaje Imana bituma kwizera kwawe kwiyongera, kuko zirya ndirimbo uririmba zituma wumva wazamutse muri spirit cyangwa se muri mpemu, ukumva ko wakonekise n'Imana. Birafasha cyane guhimbaza Imana, bituma uruhuka, kuko mpemu y'Imana aza muri wowe agatwara iyo mitwaro yawe yose, akakubwira ati humura uzakira, humura uzagera kuri iki, humura. Imana iragukomeza. Kuvugurura mu mwuka, gutumira imbere y'Imana, gushima Imana birashobora gufasha abantu kumva ko begereye Imana. Kuvugurura imbaraga. Guhimbaza Imana birashobora gufasha abantu kumva bafite imbaraga mu mwuka no mu marangamutima. Urumva ko guhimbaza Imana bituma wongera kwizera kwawe. Niyo wumva wacitse intege, jya ushyiramo indirimbo zo guhimbaza Imana, kuramya Imana. Wumve ko nyine utumire presence y'Imana mu nzu iwawe, utumire presence yawe y'Imana aho uri muragenda hose. Ntugatume ubwonko bwawe bugenda ngo bujye kure, butume nabyita ngo iki, gutekereza cyane. Aho gutekereza cyane, senga cyane, ubwira Imana ibibazo byawe, uyikoreze imitwaro yawe, kuko ntijya inanirwa, ntijya iruhana na rimwe. Kuzuza umugambi w'Imana. Guhimbaza Imana birashobora gufasha abantu kumva ko basohoza umugambi w'Imana wo kubarema. Gukiza amarangamutima. Gukiza ubugingo. Guhimbaza Imana birashobora gufasha abantu gukira ibyaha, ububabare n'intimba. Muri make, iyo uhimbaza Imana, ari amagambo ntukayaririmbe gutyo gusa ngo uririmbe wumve ko urimo uraririmba gusa, ahubwo ujye wumva amagambo urimo uraririmba, kandi ureke umutima wawe uvugane n'Imana. Hari igihe ugera mu kigeragezo ukavuga uti, mbega ndasenga ngo iki? Ndasenga Imana ikinkuremo cyangwa Imana igikure muri iki? Wumva ugeze aho hantu uvuga uti, nta rindi jambo mfite ryo gusenga muri iki gihe, icyo numva nshaka ni juste guhimbaza Imana mu kigeragezo cyose urimo, intambara zose urimo. Ntugatume intambara zikujyana kure y'Imana, ahubwo intambara zawe zijye zituma wegera Imana cyane. Ujye ureka intambara urimo uracamo zose zigusunike, zikwegereza Imana. Ikigeragezo cyose urimo uracamo, ibintu byose waba ushaka kugeraho, ntugatume bikujyana kure y'Imana. Ibigeragezo byose waba urimo uracamo, hamwe wumva ubwonko bwayaze neza, wumva wabuze icyo uri bukuremo, wumva wabuze aho uri buci, nta nzira ubona, ujye ufata umwanya uhimbaza Imana. Nubwo urwaye, nubwo ibigeragezo byakubanye miliyoni, jya ufata umwanya uhimbaza Imana, uvuga uti, Imana, nubwo ndi muri iki kigeragezo runaka, ujye umpa imbaraga zo kurindira isaha yawe, mpa imbaraga zo kurindira ubushake bwawe, mpa imbaraga zo kugendera mu nzira yawe, nubwo byagenda gute. Guhimbaza Imana biraruhura. Guhimbaza Imana, iyo urimo uraririmba uhita wumva byose, bya bibazo byose bihise biguruka utazi naho bigiye. Ariko kwicara hasi abantu ukiyumvira ubwonko ukabwotsa byahatari, ntaho bizakugeza. Ariko guhimbaza Imana, ugasenga, ukareka izo ndirimbo zikaba arizo zigusengera, bizagufasha cyane. Kwirukana ibyihebe.
guhimbaza Imana birushaho gufasha abantu kumva kutumva bihebye. Guhimbaza Imana bitwara kwa kwiheba kwawe. Igihe wumva ko inshuti zose zakuvuyeho, wumva ko nta muntu n'umwe usigaranye, iyo uhimbaje Imana uhita wumva presence y'Imana ije muri we, ukumva noneho na ya confidence wari ufite, cyangwa se ni confidence niko nabyita, kwa kumva ko ushoboye bikagaruka muri wowe, ukumva ko na cya kigeragezo urimo uracamo ni igihe gito nacyo kizashyira kigashira. Ariko iyo wicaye ugatekereza cyane, ubwonko ukabwutsa kwera, ni hahandi utangira kwifata gutya, ni hahandi utangira kureba ibyo bakanaka bagezeho, ni hahandi utangira kugira ishyari rya kanaka kubera yateye imbere. Guhimbaza Imana bitwara bya bindi byose. Muri make iyo ufashe umwanya w'Imana ukawuha Imana, ntugira umwanya wo kureba ibyo kanaka agezeho, ntugira umwanya wo kumva ko kubera kanaka ateye imbere reka nanjye murakarire. Oya, nta mwanya ugira. Iyo wumvise presence y'Imana muri wowe, bwa burakari, rya shyari n'umujinya byose Imana irabitwara, ugasigara wumva uri nk'ikibebe kabisa, wumva ntacyo bigutwaye, ikibazo cyose waba urimo uracamo. Niyo mpamvu mbinginga rero, ntugatume ikibazo kigutwara kure yawe y'Imana plutôt, ahubwo kigusunika, kiguha izindi ngufu zikujyane zikwegereza Imana. Ikibazo cyose waba urimo uracamo, reka kugihanga amaso, ahubwo hanga amaso umwami wawe. Niwe uzakubera ingabo, niwe uzagushoboza byose, niwe uzaguha imbaraga zo kubana n'aba bantu bagoye kubana nabo. Inshuti zimwe uvuga uti Nyagasani nk'uyu we twahuriye, mu bakozi ukavuga uti nk'uyu Mana Nyagasani, Imana yambabariye, nkabona kandi kazi, cyangwa se bo bakamwirukana, cyangwa se akabona kandi kazi ahandi quelque part, kuko hari abakozi bagoye gukorana nabo. Niyo mpamvu ugomba gusenga Imana ikaguha ukuri bugendane nabo. Nta jambo uyabana mukirirwana, nta jambo uvuze. Presence y'Imana ikora byinshi. Presence y'Imana ituma abantu bagukunda, kandi ubona ko uri umuntu udakwiye gukundwa. Presence y'Imana zana favor nyinshi mu buzima bwawe. Presence y'Imana igukura mu munaki umwe wananiranye. Presence y'Imana iraruhura muri byinshi kabisa. Presence y'Imana iguha kwihanganira rwa rugo rwananiranye. Ariko apana, sinshatse kuvuga ngo muzapfire mu ngo kubera no. Mbere yuko Mariya fata amasa, niba wasengaga 2 senga 4, kuko ingo ziragoye inshuti zanjye, kandi ho Satani akunda guterera rero. Iyo uri murasenga ngo Imana iguhe umutwari, iguhe umufasha, Satani yohereza amakopi ye nk'igihumbi, ukavuga uti Yesu we, uyu we ni izuba niribageza kandi byahe byo kajya. Ntitukareba izi visage, ahubwo tujye tureba indani karakteri z'abantu. Ngiyo video nari mbafitiye, ndabakunda kandi nukuri nimunsapotinge, ndabinginze. Ubwo tuzasubira muri video itaha. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.